umugore wanjye arateye we dore inyuma umva rwose urakeye yaba we umva nubwo aka kazi nakareka nkajya nkwirebera gusa aka kazi ko gukubura rero ntabwo bizavamo pe naje bambwira ngo nje mu kazi keza nzi ngo ni akazi ko mu rugo bisanzwe none banjyanye no mu kazi ko gukubura pe ubu ejo bazavuga ngo ni nafura imyenda karame cyaramukikora kutakubura muba mureba akazi rwose mba nkora ko mba ndi umuntu umwe mwajya mungabanyiriza akazi cyangwa mukazanzanira undi mukozi dukorana aha ngaha nyine none se bakazikora ni kenshi ko gukubura ugakubura n'ahari mu gikoni batunganya neza abantu bari imwe zabo nose ko na mabuja ari yambwiye ngo nze kuza gufura imyenda ko gukubura nari ndimo nkubura mabuja akahamagara ngo ninjye gufura imyenda rwose mwazashatse undi mukozi w'umukobwa dufatanya hano mu rugo oke nta kibazo akazi ngewe ndi umubosi ngeze mva mubwira rero naribi akazi ndaza gushakira undi umukobwa azajya afura wowe ukora ibindi bisanzwe ese kibo ko ngiye gutuma ku muhanda wagiye ukanzanira y'amazi yo kunywa nta kibazo rwose bosi reka ibyo wari urimo naribi nose bosi wamayeho ducari mu nka 500 byo biza gukemura utubazo mfite nzanira amazi naribi turabikemura ndayaguhereza ugende sawa kagenda nzanira amazi kumbona muri iyi minsi wajya ngo nta gahunda gifite ntabwo wandagira umukozi se umukozi rero kumugushakira aho hantu se batanga amafaranga afatika byibuze ngo amafaranga batanga nawe ubwawe rwose wakwifuza kuhakorera kuko akazi kaho ntabwo kavunanye pe akazi kaho se kameze akazi kaho urabyuka ugakoropa mu nzu ntabwo aba ari hanini koza ibyombo ukamesa imyenda ibintu byo gukura ntabwo biba birimo nyine nawe urabyumva ubwo ngubwo bakaguhereza 60,000 ku kwezi ahubwo se uwo mukozi wamubonera ako kazi rero ndumva gafite amafaranga nuko rwose ukwezi kwanjye kutari kuzura naho rwose twajyana pe twaburagaho iminsi mikeya ntigera kuri ako kazi ka menshi none se aha ngaho uba uhembwa angahe bamereza 15,000 ariko nabwo ndakubura nkamesa nkateka nkasenya mbega akazi ko mu rugo kose nkagakora kandi bamvanye mu mujyi bambwira ngo uje mu kazi keza nanjye rwose nje nkishimira uvuga ngo ni akazi keza koko ubwo umuntu w'umugabo nkawe no gukorera 15,000 akazi kavunanye gutyo wasanga ujya no kuvoma ukajya gushaka inkwi mu ishyamba cyane rwose nabyo ndabikora hano uzajya uteka kuri gaze nta bintu byo kuvuga ngo uzajya gucanira imbabura hariya ni akazi katavunanye ahubwo se wanegerezaho iminsi 3 ukwezi kwanjye kukamanza kukuzura nkakumukira amafaranga yanjye noneho tukazahurira aha ngaha ukagira ukanjyana aho hantu wowe niyo twahurira mu nzira twavugana kuri telefone bakubwira ahantu utanga oya njyewe nta telefone mfite ko kazi nkora bambujije gutunga telefone urumva ahubwo wowe twazapanga ahantu twazahurira noneho tugahita tugenda niteguye umukire ndaje ngende mwishyuza amafaranga mubwira yame nubwo yaba ari igice ngiye se bwo nk'ejo byakunda n'ejo nabwo hari igihe byakunda ariko nyine kubera ko wumva utegereza inyuma y'iminsi 3 ntareba ubwo ngubwo tuzahura nzagaruka nkurebe ubundi mubwire sawa rwose njye n'imyenda rwose nzaza nyifite duhita tugenda sawa kandi urakoze ugeze neza sawa nk'inyana y'imbwa y'umukozi natumye ngizana amazi ikaba imaze amasaha 2 itaraza yibaza iki buriya yaza namutuka ngo ngimba nakosheje kandi nuba wabiteye kandi umunsi umwe azaza umunsi umwe mukubite agende agwe hetiri cyangwa sha ninda nini nyinshi nk'ubu kavana haze cyangwa ajya mu bandi bakoze akaza yari akajya kurya kibo wambwa ve hano
cyara rwose bose wihangane rwose natinda. ureba uburyo izuba ryangiza nabaye umweru kubera wowe natumye amazi rwose nayabuze ku muhanda. ariko shaka akazi kanjye nawe n'ubwo ko utabishaka. Oya rwose ndagakora pe, ahubwo nuko abakire mutajya mureba abakozi. Nzambwiye niba utagashaka nkabyo nkabimenya nkishakira undi mukozi kare. Oya rwose akazi njyewe ndagakora, ahubwo bose njyewe nashakaga amazi ari heza. Amafaranga hara ku muhanda bahakenze. Ubu tuvuga amaduka yose yuzuye hano mu isenta yose wayabuze. Nose ko nyabuze nari bubigenze gute ko nari negereje bambwira ngo amazi ngo mukanya ngo bagiye ku rusengero ngo baraje bafungure bamereza amazi. Cyangwa wageze harayirwa ndatinda. Cyangwa wageze harayirwa hora na twa dukozi two mu bipango by'abandi barangiza ukicarana nabo. Nose boss nahangaha kuko hari abantu mazi ku buryo nagenda mvugana nabo. Ese umukozi yagiye kugana n'undi baba baziranye cyangwa barahura bakamenya. Ntabwo ibyo nabikora boss. Ndambwiye nakombye. Nashakaga rero amafaranga. Faranga se kwezi kurashe. Mu rugo rwose mfite ibibazo, iwanjye hari ibibazo biteye ubwoba nashaka kudufaranga. Iminsi 3 ibura kugira ngo kwezi kwakurangira akanya usubira ashize. None se bose nk'umuntu wamukorana mu maranye iminsi wazi ko mfite ikibazo wagikemura. Rero kumubwira amafaranga akanya ntabwo nayakajya ariko ejo nzaba nayabona. Oya bose rwose reba uko wabigenza rwose muhereza amafaranga ndayashaka. Ese ko icyo umuntu azajya akora akazi kanyu neza, umuntu najya kubaka amafaranga muvuge ngo nayahari. Ejo wagurishije ubutaka ufata amafaranga mbere 300,000 uraburamo 15,000 byo kumereza ngo nyamure utabaza mu rugo. Mbana nagurishije ubutaka ni ngombwa kujya unabigenzura umenye nayo nagurishije. Nuko mbwira ngo nta mafaranga ufite. Mbumubwire. Abakozi mwajya yiteruye hejuru kandi nzi ko n'iminsi 3 itarashira. Abakozi mwajya muduha agaciro. Ahubwo bayo wakabaye mbwira ati boss harabura mbabarira mfite ikibazo mu rugo bindimo mu makeya ntange mu rugo ibyo jya gutwara iki. Wabishoje rero ngaho yamereza. Naburetse ndaza kuyavereza nimugoroba buretse. Oya rwose boss njye mfite ikibazo njye nanagenda nkajya ku mukire nkaguza buceri njye rwose nkazana mukora ariko njyewe amafaranga nashakaga none niba ushaka ko dukomezanya. Hanyuma ubwo nta bantu bakugiye mu matwi sha. Oya nta muntu ugeze ese ko nakubwiye ko intangaha nta muntu nzi. Abantu b'intangaha nzi n'abandi. Cyangwa akazi kakunaniye. Oya ntabwo kananiye amafaranga ntagakora pe. Kugufurisha iriya myenda no gukubura no kuzana udukwi. Amazi yo ndabizi hano mu rugo abahari. Ariko uribuka ukuntu umwanza ngo nguje ahantu heza ngo nagufura naguteka nakumesa. We none akazi narahageze kariyongera none babwiye ngo mwongeze umushahara murabyanga. Rwose kamaze nkwazi urashaka gutaha cyangwa urashaka nje ndashaka kwigira mu rugo rwose nje mu rugo mbe ngiye kwikorera ariko maya amafaranga umva buretse ntuzatahe naguhembye. Kandi nyashaka amafaranga nyashaka none ahangaha. Okay mva ngubwire nariwe nimba udumutari bategereje ko dushaka nta kibazo. Rwose nta kibazo ni mumereze imyenda yanjye nigendera. Reka nyikurebere maze utahe. Oya rwose nagenda abakire babe gusa. Okay akira nari nimba wumva utahe yakimyenda yawe ariko boss ngiye unyambuye. Ntabwo mwambuye nawe naniwe mu kazi. Ndinaniwe se wategereje iminsi 3 igashira nkaguhe. Nose niba nkubwiye ngo mfite ikibazo mu rugo basi wamayeho n'uduhumbi 10 nkakemura ibibazo nifitiye. Nakoresha abakozi bese ariko nta numwe ugiye nkawe. Oya nta kibazo. Ubundi ahandi umukozi ajya gukora akahava neza mutamuvuga. Buretse nkubwire nyine buriya mwisi sibyo abakozi boss ntabwo tubakina. Ushobora kuba ngiyewe dutandukanye gutya dupfuye amafaranga ariko aho uzajya nunavanayo n'umwenda wawe n'uyu numwe ujyanye. Kubera iki se nayikura ubu n'ahandi nakoze hatari hano. Okay nta kibazo igendera ugire urugendo rwiza. Sawa ariko nusanga mfite undi mukozi ntuzapfukamire icyo nicyo kintu nkubwiye. Abakozi si bakeye. Ingaruka kwenda iki? Ingaruka kubera ko wanyishyuye ingaruka nzabanje kwenda iki hano. Tudashwana ngaho igendera ugire urugendo rwiza. Ndagenda nyine. Unsubirize mama wawe. Ariko muranyambuye. Unsubirize mama wawe nyine na mama wawe. Babwire ko mbasuhuza. Sawa genda. Ubu koko akazi kananiye mana yanjye. Ubu nzakora iki koko? Ubu se nkagarukeho n'ubundi mvuyeyo dushwanye. Ariko naho nasubira. Hari ahantu ntabwo nzahakumbura zibura nahakumbura mu buhe buryo koko. Ariko aho ngiye mana dore niwe utanga byose. Umereza akazi keza katari nka hariya rwose. Hari nkakubura nkateka nkakora buri kimwe cyose ariko aho ngiye rwose mana uzangabanyiriza imirimo kuko numva ngo niwe utanga akazi.
sha uru rubaga narwo rurampfuna kwimuka ku manywa n'uwo munsi koko sha salamu sawa amakuru se neza cyane n'ibyo nashakaga umva njyewe buriya nta muntu iyo gahunda njye nta muntu njya mbeshya iyo twahanye gahunda ubwo nyine aba ari gahunda ariko sha twagenda tukagera ukajya kubareba uzi komereza igikapu turashwanye sha mbonye abakire b'imbwa gusa rega nakubwiye ngo kari akazi ntabwo oya njye twari buzanarwana umuntu yajyaga hariya ku muhanda reba nawe urugendo ruhari ngo watinze ngo wakoze iki ngo nahuye n'abandi bakozi ariko nari narabimuheshe ko nari narahuye nawe tugere ahubwo tugereyo turebe batarajya ako kazi ariko kabe karyoshye mwana njyewe ukwezi ni gupfa uzabe hafi njye nzagura akantu rwose rwose umva akantu nzakagura bitewe n'akazi ugiye kundangira keza ariko shiri nawe urabona amasaha mba mviriye mu kazi nta byo kurya umukozi arakenewe pe nese ko mba nananiwe nanjye ntabishobora ahubwo hari uwarabuze ko aratuzaniye umukozi reka dutegereze turebe yavuze si ubwo twagera nkajyana mu kanya baraba bahageze reka dutegereze ariko pe arakenewe umukozi dore ukuntu ahantu haba hasa hasigaye hanera si ukuntu hasigaye hasa ariko nawe rero muri izi minsi ni kukwitaho reba ukuntu waje kungana bikibasha no gukora mu ese si cyo sizo nshingano twamugaye umugore mwiza agaragaza umugabo mwiza akazi kaba ari mani ukumva nakoranye akazi katari keza ko oya rwose umva abantu nkamwe ariko se nawe uri umukozi njyewe aho nkora ntabwo ari ahangaha nzi ngo tuzajya tubonana gute ngo tuniganirire nubwo utubazo mba mfite cyangwa nawe tujye tuganira ntabwo twaburana njye se ko mbari kwicagira amahanga ubu ni njyewe umuntu bazi kurangira abakozi akazi umva uri imiga yanjye uba ubaye inshuti yanjye uwo muntu aturutse ahubwo iwacu wahamenyara iriya za Musanze hari igihe nawe ndahumva yego ntabwo ndahashyika sha rwose umva akira ubwo reka dukomange bashyikeho twari tugiye naha none aha ngaha twahageze inaha shaka batuye n'ahantu heza wabonaga hari ahantu najyaga mba ni ahantu habi hatari ntabwo ari gutyo bakomaga ni njyewe ugomba gukomaga ari njyewe ukuntu hano ngaho bihonganye bose sheri ije kureba abo bari gukomanga ndikumva urugi bari gukomanga bagira bagiye kureba aba rero wa mukozi batuzaniye ariko umugore wanjye arateye we dore inyungu atarikoreye we reba ko hari inyonga cyane nashatse koko mbere meze mute mabuja noneho turahageze naha ni byiza amakuru ni meza umeze ute bose musaba ko mutugendeye sakirwa nyine uyu ni wa mukozi ko sheri akira abashitsi bazanye abafite nayo nanibagiwe agira vuba bazanye agakuru umeze mute n'aha ngaha se umeze neza mwebwe se natwe twari tumeze neza none si ngo muragenzwa n'iki nyine uyu ni wa mukozi wambwiraga ngo nzamushakire azaza gufasha imirimo yo mu rugo naribubonye naribuzanye nonese bose naho ngaho mwaturushaga iki nta kintu twabarushaga ni izuba ryinshi urebye mbese yewe n'iwacu ni uko nguko akira agatebe icara nonese bose ngiye ko nta gatebe munzaniye ariko se kibo uri umuntu ushaka akazi wagiye umenya ko twageze imbere y'abakiriya wakwicaye naho nore nibagiwe kanicare ku gikapu cyanjye none se bose nashakaga akazi gisusu yari yambwiye ngo mushaka umukozi none nari nahageze akazi kameze gate umukozi hano turamukeneye kuko hano umukozi turamukenye kuko tuva mu kazi tugasanga nta byo kurya ahantu hasa nabi ariko usanzwe nyine mfashe ibitabo ngiye kuvugurura amategeko y'abakozi banjye nose bose n'aha ngaha abakozi mubakoresha ku mategeko yewe nta mategeko ugenderaho ahubwo wareka nkagusomera ukayumva
nta kibazo mwambwira. itegeko rya mbere rigira ati rigenga abakozi hano iwanjye, kundebera umugore cyane ni ukugukata, kandi guteka igikoma kitarimo isukari wayinyweye nta guhembwa, ni ukwirukana udahembwa, kandi ukajya uradufurira. ni ukubona n'umugore wanjye yuko ibisukari biri kumuzamukana, rero izo mirimo ntiyazishobora, ugomba kujya uramufurira utibagiwe ndetse n'amakariso. rero hari irindi tegeko ntari nanditse, ryo rivuga ngo ntabwo wemerewe kundebera umugore. urabona wanjye ni mwiza, kandi wowe ukora tunari mu rugero rumwe, rero ngo ufate umureba ni ukukwirukana nta n'imperekeza, nta na kimwe, nta n'imyenda, uzagenda nambaye ibirenge nureba nabi. reka n'umugore akwibwirire amategeko ye, wenda we hari ibyo yaba yifuza byo kukugezaho. Mwana ako kazi unumva gateye gato, ese ntabwo wowe tegereza wumva amategeko bagiye kuguhereza. aya mbere nayumvishe, urumva baravuze ngo bagiye n'umugore agiye kuvuga amategeko ye. none se ubwo ko numva ngo nakunywa igikoma kirimo isukari kandi ubizi ko haranakinywaga. ikindi cya kabiri akaba avuze ngo nakumurebera umugore cyane, ubwo nzakora nareba mabuja. hanyuma se wowe ibyo ngibyo nibyo bizaba byakuzanye, uzakora akazi kakuzanye ibi byo kureba umugore wawe. oya rwose keretse mabuja nibamumisha. nose ubwo ngubwo ari nkawe icyo kizamini wakibasha kuko utareba nyokobuja. none se azama akazi gwe kagiye kukunanira. wowe tegereza wumva amategeko nyokobuja agiye kuguhereza, ubundi ukora akazi. ntabwo ngenda byizeye ko akazi katazakunanira. sha ndumva akazi bari gutanga karakomeye, ngiye gukora pe, ariko ndumva rwose noza amategeko bampaye, ndi umushyitsi nibwo nyibyumva. ubwo n'umugore agiye kumbwirayo hari ikintu twapfuye cyane, nakubwiraga nti ndafura, ndakubura, ndateka, mbega akazi kose nkagakora. none umva amategeko yandi batangiye kumva, ubwo se umugore nawe naza akamereza indi mirimo ikakaye. yewe amategeko yanjye ntabwo agoranye, ni utuntu tubiri twonyine. ni uko utazajya unywa igikoma narangwa, icyo ni icya mbere, uri kumva? icya kabiri ni uko ntazigera nsanga mu nzu hadakuye n'umunsi n'umwe, dore murambona abashyitsi buri munsi, sibyo? ariko sheri, hari akandi wibagiwe, ka kadobo kaba munsi y'igitanda dusobamo kitwa Chantal, yakagiye agafata akaja kumena ziriya nkari. rega turi abakire kandi nta mukire sohoka n'ingero batuniga badufitiye ishari hano bagakwisa. ntazajya abyibwirira. umbaze kese ko numva ngo ntabwo nzajya nywa ngo igikoma, ngo mabuja atari yanywa. ubwo umuntu ukora akazi ko mu rugo uko ubizi, uba igikoma cyake koko nkagitereka hariya, mabuja yagiye ku kazi nkamutegereza ngo amanza anywe mbone kunywa. akareka ibyo aho byabaye, ugomba kubanza ukanywa icyawe, icyayi kubuja ukagikura ukakimubikira. none ayo mategeko umunsi mabuja yasanze nyinywa se ataranywa, ubwo bizagenda bite? ubwo nibashaka kuzanyirukana koko nkagenda nahembwe. oya wowe urategereza, ahubwo wowe kubera ko muba munaziranye, sibyo? wazabambwira ati uyu muhungu yanga iki, aho mukuye yangaga ibi ngibi. rero bose nari mfite akabazo. akahe? ibyo bibazo mabuja mbwira bimeze bite? mu mategeko wumvishe nta na rimwe wemeyemo? rwose nabyemeyemo cyane, nko guteka, gukaranga ifiriti, mbega ibyo bintu rwose nzabibasha, no gukubura no gufura. ariko mutazambwira ngo nzafura n'imyenda ya mabuja y'imbere. utayifura se? ese si imyenda? noze mabuja azajya bakora iki? mbese nakuzanye kugira ngo njye nzajye nkora? oya nta kibazo, ubwo rero nzagakora. ahubwo bose uyu mukozi wanyu mwakabaye mumubwira igiciro cy'amafaranga azajya akorera ku kwezi, mukavugana agakomeza agakora ayo muzajya mumuhemba. si 50 se? nyakareka njye ntabwo 50 nayakorera. ubwo se 50 nyakorera n'imyenda y'imbere ya mabuja nzayifura, keretse mwongera 10 njye nanagenda. ariko ubwo ngubwo ako kazi kameze gatyo, urumva njye 50 nabikorera?
aho nakoraga bamperezaga 60 namwe niba muzayama rwose mumbwire nkomeze akazi ni ibihumbi 10 narimbatse pe byo kuzajya mfura niyo myenda ya mabuja rega boss nkanakora akazi nezerewe utangiye guteka hano ni kwa Scotia oya rwose boss ni wowe ushiraho amafaranga yo guhembwa oya rega ikibazo nyashyizeho nuko niyo myenda y'imbere ya mabuja nzayimesa keretse nimuyikuraho nta kibazo tuyashizeho ngo haguruka utangira akazi sha ariko utwo dufaranga mwatwemeye boss twayongeyeho ibihumbi 10 ntari menshi ndakora kahe kazi se aka gakapu kanjye se ntabwo mwakambikira byibuze ngo munyereke gato nzaryama ujugunya guturaka we nkashyize hariya baraza kukambikira rero boss ndakora kahe kazi se nanjye kamanze ngende njye gushaka akazi sawa tuzasubira nzagura dunia yote sawa tuzasubira nanjye boss no mu kazi keza sawa ariko nawe wibare kundangira akazi keza sawa sasa none se bose noze ibintu kwibyo bintu utangira ubuhoza unakubura vuba hano akaza abashitsi bagatunga aho no gukubura bizazamura ugiye gukora iki nose mabuja nturi kureba ko ndi koza ibintu mbere kuba ngiye gukura muri wese se mabuja mwagiye mureka mwamanza nkakora akazi kamwe ariko nta kibazo byo bikenewe cyane gukubura muri wese sawa sha mabuja umva rwose urakeye yaba we umva nubwo aka kazi nakareka nkajya nkwirebera gusa mu mategeko nari nakwandikiye nagusomeye ntiwumvishe rwose bose umva rwose nose ko nakubwiye ko kwirukana ntanaguhembye rwose mbabarira nta n'imyenda zawe urajyana n'ingwaya turazinsigira ye rwose